kabakame akagona bye bye ngona ndi umu artiste bisa naho ari urugendo rurerure ndabyumva umunsi umwe hura n'umuntu kavuga ati wow indi nshuro ugapostinga wow mbese wow zikaba nyinshi ariko amafaranga akaba yes kuna ifite imyaka ingahe shobora kuba ari nk'icyenda ndabona utaragira 20 utaragira 10 Hello my people, yabari iminsi myinshi kabisa twa dukumburanye ni Kaposi nk'ibisanzwe ni rutagwabiza iminega udatinya urugamba ruhindanye usangira neza n'abasanze agasezera siga basusurutse usangiye isano nabo rwa Gasabo mvugira ati hejuru cyane yes reka ntangire mbasuza rero abantu mwese muri mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda abaturanyi b'i Burundi abaturanyi ba Tanzania Kongo ndetse n'ahandi hose ku isi cyane cyane ariko reka nsuza abantu bari hakurya y'amazi magari diaspora mukomere cyane turabakunda cyane turabasuje yes hano rero ni kuri Kaposi nk'ibisanzwe Kaposi TV nkuko mubibona imbere ya kamera za Kaposi TV oya ziba ba studio nako yes nkuko mubimenyereye tuba turi kumwe niba ba studio imbere ya kamera turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane mukobwa mwiza cyane muraza kumenya ibye byimbitse cyane ko ari umukobwa ufite urugendo rutoroshye umukobwa wakoze byinshi ufite amateka atari matoya abantu benshi ntago mubizi ariko afite amateka atari mato kabisa mu bintu bigiye bitandukanye ariko cyane cyane ibyo reka mbe ndetse angaraza kubibibwirira yes ni karibu kuri Kaposi TV murakoze amazina babita bande murakoze nitwa Ishimwe Paradox Ishimwe Paradox nubwo nta mashuri menshi mfite ariko ndikumva ari ryiza yes Paradox umeze neza nta kibazo urashima Imana muri iki gihe cy'imvura uri kurya iki ni ibisanzwe ni ubugari mu gihe cy'imvura ubundi abantu benshi birira ubugari kubera ko haba hakonje cyane noneho ubugari buba bushyushye cyane twagutumiye hano rero kuri Kaposi TV show kugira ngo tuganire kuri byinshi bitandukanye wagiye ukora abantu baraza kugenda babibona neza ubundi ibwira abantu noneho bya kinyamwuga uriwe ukora iki tara yawe niye cyane ko kuri Kaposi TV hacaho abantu benshi bafite amatara agiye atandukanye kugira ngo turebe ko tara zabo za boosting abantu bakazibona bakazitera inkunga zikazamuka zikagira hejuru harenze aho ziba zisanzwe ziri yes ibwira abantu uri mu ntoki Paradox ninde akora iki yes murakoze cyane wongera ijwi nitwa Paradox nyine nkuko nabibabwiye ndi umu artiste gwenda ahanini bavuze umu artiste ari abatabyumva ni umunyabugeni wow ubwo ubugeni bwanjye buri ukwinshi ariko cyane cyane ikintu nibandaho ni gushushanya yego gusiga amarange mbese nk'igishushanyo kikaba kimeze neza yaba ku magaridiyene abantu bakeneye amakatuni y'abana ibintu binejeje amafoto y'abantu se wenda nk'umuntu akaba avuga ati bo nkeneye ifoto yanjye nguko umeze ndashaka kunshushanya kabisa ubungubu wahita ushushanya Kaposi nyiri Kaposi si wowe wa Kaposi ukabushushanya ukamushyira hari abantu bakajya bareba bakavuga ati dore Kaposi nguko yego yes ubwo n'izindi artworks zitandukanye ama abstracts ama paysage mbese ibintu byose ngo yes kabisa nizere yuko bari kubyumva neza rero cyane abantu mukenera abantu baba artist bakora ibintu bijyanye bitandukanye by'ubugeni Paradox arahari ku bwanyu yes hanyuma
kugira ngo twinjire mu kiganiro neza abantu babyumve neza turashaka ko uza kutubwira ku rugendo rwawe rwo kugira ngo umenye neza ko ufite impano yo gushushanya ubundi abantu benshi baravuga ngo njye narabyize mu ishuri abandi ngo nakoranaga n'umuntu ubikora nza kubikunda abandi ngo narabivukanye ni impano ni art iri mu maraso Paradox yatangiye ryari gushushanya yamenye ryari ko afite impano yo gushushanya murakoze njyewe rero sinzi niba navuga ngo ni impano gusa ntabwo nabyize ntabwo wabyize completely nyine impano ntabwo nabyize like ntabwo nubwo nakuze mbikunda basi mvuge ngo yari impano yanjye kuva kera sure ahubwo ni ibintu naje kuvumbura nyuma hari ahantu nigeze kujya nsanga babikora aho hantu wagiye hari nka ryari wari ufite nk'imyaka ingahe ntabwo ari kera haciyeho imyaka mikeya ubwo nigaga mu wa gatatu segonderi kandi urumva ni nko muri 2020 ubwo wari ufite imyaka ingahe like ko nayo mfite imyaka ingahe ushobora kuba ari nk'icyenda ndabona utaragera 20 utaragera 10 icyo cyose ntabwo nari mutoya n'ubundi ntabwo ari muto ni ukuvuga n'ubundi already wabibonye ukuze yego hanyuma komeza utubwire byagenze bitewe ugeze aho hantu ubwo aho nakuye inspiration mbona ukuntu babikora ntabwo namaze igihe kinini namaze nk'ibyumweru 2 gusa ndataha ubwo nyuma yaho nyine nibwo naje kuvuga ni reka nsubiremo ibyo nabonye nsubiramo ibyo nabonye process nyine yose ukuntu nabibonye mbona bibaye ubikora ku rupapuro cyangwa wafashe n'ubundi urabona aba artist hari ukuntu nyine bagenda akagura utuntu tw'uturoso utuntu tw'uturange utuntu tw'udutambaro mbese utuntu twinshi dutandukanye wowe icyo gihe ubibona bwa mbere wabikoze ku rupapuro cyangwa se waravuze ngo nimba bashushanyije table ingana gutya nanjye reka nshaka igikoresho kingana gutya nk'uko babikoze hanyuma nanjye mbikore wenda uwo muntu nabibonyeho we yari umuntu ukora amataburo manini ariko njyewe mbikora bwa mbere n'ubundi nabikoze uko nabonaga bikora mfunga agakadire gatoya icyo gihe niba nibuka neza nashushanyije inzovu gusa kari keza baranakaguze yego akantu wakoze bwa mbere barakaguze kari keza aho ngaho niho nakuye inspiration rero icyo gihe nawe uwo muntu yashushanyaga inzovu mu byo nayo nabonye nayo yari irimo yari yakoze ibintu byinshi bitandukanye ariko harimo n'inzovu ubwo nyine ntago ari ukuvuga ngo nagomba gusubiramo tutari ibyo yakoze ahubwo nakomerejeho ndeba n'ibindi nkabikora bikaba byo gutyo ubwo rumva nari nkiga nkajya ku ishuri nagaruka muri vacances n'ubundi nkongera nkakora ku bintu wabonye ukavuga ati biriya bintu nanjye ndi kumva nabikora gutyo uratangira urabikora nimba atari ibanga ako gataburo ka mbere wakoze kagutwaye igihe kingana iki kakostinze angahe like amafaranga bakaguze ntabwo ndi buyakubwire gusa ndakubwira genda gakoze ndumva nshaka kuba naragakoze nk'iminsi 2 iminsi 2 yose ukirirwaho udahumeka noneho like mba mfite udupenso ndi kureba uwo muntu ari kubikora nabonaga ari ibintu byoroshye ariko ngiye mfashe agapenso mu ntoki nkajya ntitira nkabyica nkasubiramo ibintu nk'ibyo nyine ngira amahirwe mbona kararangiye kameze neza ntabwo biba byoroshye kubona ibintu gutyo ugahita wumva urabikunze ukavuga ati ngiye kubikora umenya urimo utarambirwa ikintu wiyemeje aragikora nuko Paradox ku bintu yakuye ku wundi muntu ari kureba just arabigerageza abona bivuyemo ikintu abantu baragikunda agishyira ku isoko muri icyo gihe umuntu akubwira ngo aka kantu waretse nkakagura wiyumva gute nk'umuntu nyine wakoze akantu bikenewe ariko bakaba bashaka kukagura wiyumva gute muri icyo gihe nyine mbese muri iyo minsi ntabwo ari ibintu niyumvagamo ko mbese ibintu byanjye byakundwa ko
numvaga atari ikintu kiremereye ubwanjye ntanashobora Yeah. rero kubona nkoze ikintu kikaba cyo bakaba banagikunda noneho amplis abantu bakuru numvaga ari ibintu byiza. Yeah. Ubwo mbese ngira amatsiko ese icyo gihe wahise wumva wabigira akazi cyangwa waravuze nzongera nkora kandi wenda hari ukuntu nyine umuntu uzarebe iyo umuntu atoraguye amafaranga natatekerezaga kuyatoragura warahita ashakisha nimba nta yandi hasigaye. Icyo gihe ntabwo wahise ugura kandi gapapuro cyangwa sinzi turiya tuntu bashushanya batwita gute kari akantu ba painting amarangi bakita gute? Okay, ni taburo nyine. Yeah, okay. Ntabwo wahise ugura indi taburo noneho ngo uhita uvuga ati okay ubwo bayitwaye none hareka ndare nkora indi mu gitondo mbona andi mafaranga. Icyo gihe wabyifashe mute dusangize nyine udukumbuze twumva ukuntu byari bimeze. Urumva ibyo ari byo byose iyo ukoze ikintu ukabona kibaye successful uba inspired cyangwa se ugira imbaraga. Ubwo rero nanjye ni muri ubwo buryo narakomeje. Gusa nabaga mfite igihe gito cya vacances nkahita nsubira ku ishuri ariko n'ubundi nagaruka n'undi ngasanga level ndasize ndiho n'undi nkakomerezaho ugakomerezaho ngo narabyibagiwe. Ubwo rero icyo gihe numvaga wenda nindangiza segonderi ari ibintu nzagera bigari nkabigera binini mbese ati nkayijyamo wese. Kuva ku ntambwe imwe Paradox ateri ya kabiri abona akoze indi taburo barayiguze abona akoze indi taburo barayiguze nta hantu yigeze yiga. Ese wigeze utekereza kuvuga ngo ese ibi bintu nkora ntarize uhabyongeraho kubyiga nk'igihe gito sinabikora neza kurusha icyo kintu ntabwo wagitekereje? Naragitekereje kujya gufata nka short course wenda nko kuri Ecole d'Art. Yego. Ariko ubundi ati ngiye kuntu nayibonye ni ibintu bisaba exercise. Uretse wenda uramutse ugiye nko mu zindi kubona za art nubwo wenda waba ukeneye izindi navuga training. Yego. Ariko cyane ko ngiye ndi umupainter nyine nkora pentire no gushushanya bisanzwe. Yego. Ibyo rero nasanze kujya mbimenyere ntabwo ari ngombwa ngo nsubire kwiga cyangwa ngo ngire nongera. Yes, hari ikintu ntari numvishe neza nasaga n'uwagihuje n'ikindi nafataga paint nkayizana kuri art noneho kuri gushushanya sibyo bivuze ngo ahubwo ushobora kuba wenda n'urugero umuntu afite umushinga projet runaka akavuga ngo ngiye mfite ndi kubaka fast food nahamagara nde kugira ngo ampangira amarangi meza ashobora kujya muri no fast food akaba yakwatracting abantu kandi akaba hagaragara neza. Yego nicyo nshaka uvuga painting. Okay, wenda pentile muri art navuga ngo iri ukwinshi kuko hari nk'ubwo wenda nk'umuntu aba ashaka nk'ifoto ye. Yego. Ifoto y'umuntu ushobora kwishushanya mu buryo bubiri. Ushobora kwishushanya either ukoresheje crayon gusa kandi ikaba nziza koko cyangwa se ukayishushanya ugashyiramo n'amarangi ukayipeinta nyine ku buryo izi ifite ibara ry'umuntu. Iyo niyo pentire. Njye numvaga ari nko gusiga igikuta ukagisiga irangi wamara kukinoza ugakubitaho ubwo harya ndi babanzaho ni enduwira enduwi yarangiza ugashyiraho simanyati harya byita gute byandi bashyiraho bwa kabiri nyuma ya endwi niryo kunoza nyine ubwo reka tubyite kunoza. Ubwo njye numvaga ari muri ubwo buryo uri kubikora uri kubivuga. Yes, hanyuma uvuze ku bintu byo gushushanya abantu uranyibutsa hari umuntu waba urigeze gushushanya? Barahari. Hari urimo uzwiho icyamamare? Sinzi niba gusa simbizi gusa nyine n'abantu basanzwe. N'abantu basanzwe. Hari akantu ndi kubona ku ruhande rwawe k'ubururu hariho iki? Ifoto. Niyo wakoze? Washyira akamikoro hasi ukatwerekaho gato
gashyira aho ngaho ku ntebe utwereke nta kibazo karambike. Yes. Wow, what amazing. Iyi niwe wayikoze? Art by Paradox. Wow. Uyu ninde? Nubwo ntamuzi ariko arasa nawe pe, ni ukuri arasa n'umuntu nyine, biragaragara ko ari umuntu. Ni urwo rwego biriho. mba ndi kurwongera. Uba uri kurwongera kugira ngo bijye hejuru cyane kurushaho. Gusa njye ndi kubona aho biri n'ubundi already bimeze neza cyane, bimeze neza ku rwego rwanjye uko mbibona. Sinzi nimba nabibona, abaraza kuduha comment batubwire nimba ari yego cyangwa ari oya. Mujye muri comment mutubwire yego cyangwa nimba ari oya, ariko igihe cyo nabonye ni yego. Yes. Hanyuma noneho uvuye ku ishuri, si wasoje kwiga? Yego. Uvuye ku ishuri uraje noneho ubonye umwanya uhagije wo kuba wakora art cyangwa se ibindi bitandukanye. Sinzi nimba umwanya wawe munini n'ubundi warakomereje kuri art, ariko byanga byakunda kubera ko ubikunda, ndatekereza ko ariho wakomereje. Igihe umaze uvuye ku ishuri uri kubona hari aho biri kuva hari n'aho biri kugera uri hanze kurusha uko wari umeze mbere uri ku ishuri? Wenda hari iyo umuntu atari yagera muri ino si yo hanze, hari ukuntu aba atekereza ibintu, hanyuma ubwo yamara no kuyigeramo hari n'uko abibona. Kuri njyewe rero ku kijyanye na art, nasoje kwiga n'ubundi the same, numva ko ari ibintu bigiye kuba developed, ariko imbogamizi ntabwo zibura. Ntabwo zijya zibura cyane nko ku muntu w'umunyeshuri. Iyo ukora ibintu hari ubwo bamwe baba babizi bake wenda, yego, ariko akabona abandi batabizi. Kandi buriya art ni ikintu gitera imbere nyine kuko bakuzi. Yego. Niyo abantu bakuzi ubwo nyine niko gutera imbere kwa art yawe. Wenda urugendo rwo kumenyekana rwo bisa naho aba ari urugendo rurerure. Ndabyumva. Umunsi umwe hura n'umuntu kavuga ati wow, indi nshuro ugapostinga wow, mbese wow zikaba nyinshi ariko amafaranga akabura. Yes. Birumvikana cyane. Gusa ubwo noneho wabihaye umwanya ukaba ari byo noneho urimo urakoramo, si byo uri gukora ubu ngubu byonyine? Urebye ntabwo ari byo byonyine, ariko mainly nyine ni ukuvuga ngo umwanya munini wawe ni uwa art. Yes. Nk'uko mubyumva rero ni umu artist, kandi nk'uko mubibonye ni umu artist ushoboye, afite ibintu byiza. Hari ikindi kintu waba warashushanyije kitari iyo foto? Ntabwo nabashije kubizana, ariko watubwira kimwe wenda tukereka abantu amafoto, wenda nimba uyafite kuri telefone tukabereka. Ntabwo ari ngombwa kuzamura telefone, wajya ureba izina ry'ikintu ukatubwira icyo ari cyo, undi tukaza kuyashyiraho. Mfite ibintu byinshi nakoze, harimo amafoto n'ubundi apati y'ingi. Yego, ameze nk'iriya apati yayo atandukanye n'iyo. Harimo amapeyzaje. Sinzi niyo mvuze peyzaje urabyumva. Basobanurira abanyarwanda, njyewe nshobora wenda kubyumva, ariko abantu bose bakurikiye Campus TV siko bari bwumve terme technique za art. Ni nko kuvuga ngo ni nk'igishushanyo cy'ubuzima busanzwe. Tugenda nk'aho inyuma yanjye urahabonayo ikirere, ibiti, ibintu nk'ibyo. Nibyo peyzaje. Kuhashyiramo utunyamaswa, ibintu nk'ibyo nyine mbese. Izo nizo peyzaje. Yego. Hari njya nkora no ku magaridiyene, amakatuni. Biriya bipupe mubona ko Kabakame, akagona, bye ngona. Ni ibintu byinshi, inyamaswa n'ibindi. Rero buri muntu agira umwihariko muri art. Hari izo peyzaje, hari amakatuni, hari noneho
harya izo ngizo z'abantu bazita gute? na portrait. Yes. Wowe umwihariko wawe muri ibyo byose byose urabikora neza yego, ariko ibyo ubona wisangamo ushoboye cyane kurusha ibindi nibi? Mainly iyo uri mu kazi hari ubwo udahitamo nyine, wenda ngo ube wakibanda ku kintu, gusa njye kuri side yanjye uko nkora, mbese icyo umuntu ansabye ngendera kuri wishes z'umukiriya. Yego, niba unsabye ikintu runaka ubwo icyo nicyo mpita nkunda, ni nacyo mpita nkora, nicyo nita ko ari ikintu cyanjye. Yes. Paradox, urwego uriho ngenda byumva ni urwego rushimishije, ariko ni umwana w'umukobwa ukiri mutoya utaramenyekana cyane ariko wifuza kumenyekana akagera kure, sibyo? Niki usaba abakurikiye Couples TV? Wenda abankurikiye bo umuntu yabasaba byinshi, ariko kimwe cyo wenda kubaza kuza kubona bimwe mu bishushanyo byanjye cyangwa ibihangano byanjye, wenda nk'uwabikunda yambwira. Urebye ni ahanini nicyo mba nshaka. Yego. Yes, urakoze cyane. Ati uwaza kubona ibihangano byawe yaguhamagara akakubwira hanyuma mugakorana. Tukiri aho ngaho rero wahita unabahereza nimero bakubonaho, yaba ari kuri WhatsApp cyangwa se kuri call, hanyuma bakabigerageza bakakubwira bakaguha akazi. Ndabizi neza ko abantu badukurikiye ni imfura cyane, kandi guteza imbere umwana w'umukobwa ni ibintu twahaye agaciro kandi tugomba kubaha kandi tugomba gukora nyine. Yes, muri uwo mujyi wabahereza nimero noneho za telefone, za WhatsApp cyangwa call? Nta kibazo. Nta kibazo, wanyenera amamagara. Gusa ko mfite n'imbuga. Yego. Umuntu abaye n'ubundi ashaka kureba bimwe mu byanjye n'ubundi yanyibera ku mbuga. Yego. Hanyuma wenda yaba ashaka ko hari ibyo tuvugana, wenda nkamuherayo nimero. Yego cyane. Ahubwo bagukure he noneho kuri kuzihe mbuga? Hari LinkedIn, Instagram. Uragenda uvuga n'amazina ukoresha? LinkedIn ubwo ni Paradox Ishimwe. Paradox Ishimwe. Yego. Instagram ni Artist Paradox. Yego. Then TikTok yo nagara amazina yanjye nkuko muyumva aho ngaho. Nitwa Unique P. Unique P. Gusa P. Which P? P. Iyihe P? Like France, muri France. Yivuza amahoro P. Yego. Baspellingire. P. A. I X. Yes. Unique Pay, mugende musacinge ibihangano bye ku mbuga ze zigiye zitandukanye, hanyuma mu mushyigikire. Murana ko ari umwana mutoya ukeneye guterwa ingabo mu bitugu, akagira hava akagira nahagera, kandi byose birashoboka hamwe n'abantu. Burya nta kintu gikomeye nko kugira abantu. Yes, hanyuma rero wowe usabye ko bakuvugisha, ariko noneho nanjye reka ngusabire iyi video uyifate uyihereze undi muntu mugenzi wawe. Wowe nimba udashoboye kugira icyo mufasha, we ashobora kubikunda akamufasha, wibyihererana. Yifate uyihereze undi mugenzi wawe, hanyuma support igende imugeraho nkuko bikwiye. Yes, Paradox, wakoze kubana na Couples TV show. Murakoze cyane. Kandi n'ubutani tuguhamagara uzitabe, sibyo? Yes. Reka tubabwire ngo bye bye. Turabakunda cyane. Ngiye yari Couples TV show nk'ibisanzwe. Ibiganiro byo nakagaruka. Turabakunda. Murakoze cyane.